Bitese Isawa ukwita harya nde banyita amazina yanjye ubundi nitwa Mudahigwa Emmanuel ariko abantu benshi banzi ku izina rya Fisi. Fisi nanjye niryo numvaga ari ryo natekerezaga cyane rwose. Hanyuma izina ry'idini ni Musa. Aha tugusanze mu rugo usibwa wari ufite izihe gahunda byabimeze gute? Uyu munsi hari ahantu naringiye kujya gukorera umuntu ikiganiro na filime. Ese ubundi iyo utakoze uri ukora ikifi? Nta kindi mba niryamiye. Abantu babona kuri social media bavuga ati ufite ibiro byinshi cyane, numvaga mfite amatsiko yo gukubona. Ubundi ufite ibiro bingahe nyine ubivuze niba atari ibanga? Ubu ni 180. 180. Ubwo niryo ufite kano kanya ko hano so bajya bavuga ngo ufite 300. 300? Buriya hazamo nyine nicyo bita amakabya nkuru. Ubundi sureshya ute ku buryo wenda kuko buri ibiro biba byinshi bitewe n'ukuntu umuntu areshya. Ntabwo mbizi neza ariko nshobora kuba mfite nka 1.60 m. 1.60 ni byinshi cyane ibyo biro. Kuko papa wanjye we afite 1.95 m. Papa wa ni muremure cyane. Akagira ibiro 100. Ese uko wabaye mugufi byagenze ute? Byagenze ute ko wabaye mugufi? Ukuvuga ngo buriya ababyeyi banjye bombi mama ni mugufi, papa ni muremure. Ariko ibyo bibaho. Kandi ikindi iyo ufite ibiro byinshi uba mugufi. Akoze buriya kubona ibyo wamugane? Cyane rwose nibyo. Okay. Watubwiye ati watubwiye harya ngo utakoze ngo ukora iki? Ugukora gasiporo, ukora uduki nyine. Ntakoze nyine nkora gasiporo. Twabudomina dukeya nk'icumi. Agasiporo ko kugenda ntambagira. Siporo nyine ziri aho ngaho tu. Siporo ziri aho ngaho. None se urya ibiki kwa ngungane gutyo kuko buri abantu baribaza ni gute umuntu ava ku biro wenda 55, 60, 70 akagera ku biro 180 ubwo haba hari imibanga rikoreshwa? Sinzi impamvu nabaye munini cyane. Ntago ngiye ndya ibiryo byadanje byahatari rwose. Ni ibiryo bisanzwe pe. Ubwo rero nyine urumva buriya hari ukuntu umuntu aba afite nk'amaraso cyangwa se ntuza muri we zituma abyibuha. Nibyo bita ngo metabolism zawe nyine zitagira zidasohora ibinure neza mu mubiri. Okay. Hari n'abandi bakunda kuvuga ngo mfite nuza hormone ngo z'abakobwa. Ariko ntago ariko bimeze. Bose bikubangamira iyo wavuze gutyo? Birambangamira kubera ko umuntu ufite hormone z'abakobwa ni wa muntu wiyumva nk'abakobwa, ugenda gikobwa, ukora ibintu byose bya kandi wowe ukunda abagabo. Yewe wowe ukunda abagore nako. Yewe nkunda abagore nyine ntago nkunda abagabo. Ariko rero wa mugani hari igihe abantu benshi bibaza se Fisi afite umusheri, afite umugore, afite iki? Cyangwa se gahunda ya hari hakurya urayishobora neza biba bimeze ute? Nigeze gushaka umugore turatandukana rero nahise mfata icyemezo ko ntazongera gushaka. Kubera iki se mwatandukanye? Gusa wenda abakobwa bo ndabafite nyine dukundana bamwe na bamwe. Ufite abakobwa ntabwo ufite umukobwa umwe? Ntabwo mfite umukobwa umwe ariko nyine urebye nyirizina nyine mfite umukobwa umwe ariko haba hari n'abandi nyine bagira baba bashaka ko duteretana. Ariko nkareba nkasanga ibiro nifitiye atari byo kwirirwa njya muri ibyo bintu. Birumvikana cyane kabisa kuko nimba ufite projet nyinshi cyane. Usubira uyu mwaka udufitiye projet y'akazi kawe nk'umu actor. Ni ibihe bikorwa byifite muri uyu mwaka 2024 dore yuko tunawutangiye uri mu ntangiriro cyane kabisa? Urakoze. Uyu mwaka mfite projet nyinshi. Mfite YouTube channel yitwa Fisi TV. Ndimo ndategura na filimi
y'amaseri nshaka kuzajya ncishaho kuri iyo YouTube channel, ariko ubu ngubu ndi kuba mbaha ibiganiro bisanzwe, ariko n'amafilime ndimo ndayabakorera kubera ko nagize amahirwe mbona kamera. Ubu ikintu nshigaje kubona urebye nta kindi n'imodoka, kuko kugenda bisigaye binanira. Kugenda bisigaye kunanira. Yeah. Ariko projet zo ndazibafitiye nyinshi, nanabashishikariza kugira ngo basure YouTube channel yanjye, bakore subscribe, bakore kukazogera bazajya babona notification. Ikindi banaflowing kuri Instagram ni Fisi TV, TikTok nayo ni Fisi TV. Okay. Yeah. None se Fi, ejo bundi twarebye video sinzi ngo ni kuyihe channel, narabyibagiwe. Mwe muri mu marushanwa yo kurya. Ubundi ibyo byakunaniye gute kandi uri munini? Numva rero ngo uyu muntu buri ari munini buriya ngo no kurya ibiryo arya ibiryo byinshi cyane. Oya, buriya ntabwo umuntu munini arya ibiryo byinshi cyane cyarimwe. Ahubwo arya uturyo twa buri mwanya, bayumva ashaka gukomeza arya buri mwanya. Ariko uvuze ngo ku isahane ntabwo warya birabyo. Uvuze ngo ku isahane abantu nyine ko akureba yumva ko warya nk'ikiro cy'umuceri ukakimara, ariko nyirizina uburya nyine nk'isahane isanzwe, ni bisanzwe tu. Twarebye iriya video turavuga ati Fisi byagenze gute uno munsi, cyangwa yabyigirishijwe cyangwa se nuko ari kuri kamera, simbizi. Nyine abantu twibajije ibintu byinshi cyane. Watubwiye ngo ufite projet nyinshi cyane muri uyu mwaka, ariko ufite ikibazo cyo kuvuga ngo kugenda biragorana cyane. Gusa ubwo ntiwabwira ati abafana banjye nimba ari umuntu ufite nk'akantu buriya kamodoka ashobora no kukangenera nk'umuntu bahereza ibintu byiza cyane akandemera se. Bahari abafana banjye nyine, ariko burya abo ni Imana iravuga ngo nimba ufite umutima wa kimuntu fasha uwurusha inuza ubushobozi. Buriya bitewe n'uburyo wenda kugenda bingora, ari nk'umuntu ufite imodoka ashaka kuvuga ati uko ari nk'umuntu uba ufite nk'amamodoka menshi, akaba yavuga ati reka Fisi mwihera akamodoka kamwe ajya yigenderamo, n'ubundi byose ni yare, kubera ko buriya tujya dukorera isi dukorere n'ijuru. Uko ijuru niryo rirenze kurusha isi. Isi nuyikorera. None se Fi, dukomeza, hari abantu buriya bajya bavuga ati buriya iyo umuntu abyibushye nk'uku nguku afite imbaraga nyinshi cyane, buriya wowe watera nka pompage zingahe? Nta n'imwe pe. Buriya kwiyemera n'icyaha, nta n'imwe rwose. Wenda budomino zo nazikora nk'icumi, ariko pompage wapi rwose. Kwiruka se ko ari ukugerageza, kandi nabwo ko ari ntabyo. Kwiruka ni ukugerageza nyine gakeya, nka ko wakundi twigeze gukorana cyagiye. Ntabwo narenze. Akari akantu buri umubiri so byutse kurya mu gitondo ahubwo wavuze se ko namaze iminsi ntarabyuka. Buriya rero ukomerejeho wagabanya ibiro. Nagabanya ibiro, ariko nyine biragoye musaza. Uko numvaga ndi kuzengerera meze ukuntu nyine ntameze fresh. Nasiko ujya bavuga ngo buriya umuntu ubyibushye ngo kugira ngo akazi gakore neza hamwe n'umudamu ngo biba bigoyeranye, biba bimeze ute? Mudamu kugira ngo uzakore nyine iriya gahunda kwaje kwa ndani kwa chini, cyaba bigoye. Cyambere abantu banini twigirira imbaraga nkeya, ikindi turitinya kubera ko hepfo iyo ngiyo haba harabaye hatoya nyine yo kugenda ubyuha, naho niko hagenda higendera. Waroga avuga ati se ndahamagara umukobwa tujye gukora ziriya gahunda, naza akareba akavuga ati noneho cyane ko uri bunagerageze kumukorera, akavuga ati reka uri gukina. Bose ukibaza nyine ukavuga ati n'ubundi nta bindi ukabyihorera. Urumva ataragahinda? N'agahinda gakomeye cyane. Ntabwo uzabyara umwana buriya
umwana nzamubyara kubera Imana. Mfite umwana umwe. Ufite umwana? Ufite imyaka ingahe? 9. Ariko ndashaka nyine kubyara undi wa kabiri, ariko Imana ntibishaka tu. Ubu harya ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga? 38. Fisi ko umuntu yakurebye abona uri mutoya ufite nk'imyaka 22-23, ariko nyamara bya bintu byo kubyibuha buriya nabyo birafasha, bituma nyine ugaragara kuri mutoya kandi burya ni ikintu cyane kabisa. Ni compliment. Kugaragara nk'umuntu mutoya kandi ukuze ni byiza, ariko nanone kubyibuha byo umva ikintu cyose umuntu azakubwira ngo ni cyiza kubera ko byibushye, uzamubwira uti wapi. Use ntiwabura amasoko wenda utaye ibiro, ntago wabura amasoko abantu bakatangira kuvuga ati ntago Fisi tuzongera kumukoresha. Oya, nakora kuko yaba ari nge Fisi atari undi muntu, keretse ari undi muntu wahindutse. Naho ari jewe Fisi ntago nabura isoko. Nakora kandi ntaho nakoreye n'abandi bantu ngiye nakikorera ibyanjye. Urumva icyo gihe iyo nanutse imbaraga ziba ziyongereye, ukagira imbaraga nyinshi, noneho ukabyaza n'igihe umusaruro, ukabyaza na bya bikoresho. Hari ibikoresho nyine nakubwiye banguriye bya kamera, nshimira abantu bo kuri TikTok, harimo umubyeyi twa Shangazi, harimo uwo bita Mizero, mbese abantu bo kuri TikTok bose, harimo n'abandi babyeyi bagiye batandukanye, harimo uwo bita Ranoma, harimo uwo bita King User, ni benshi cyane. Ubwo rero ndabashimira bose, Nyagasani azabaho umugisha kandi azabaho ijuru, kuko nta kindi kintu nabona nabifuriza. Urumva banguriye igikoresho nari nkeneye mu buzima busanzwe bwanjye. Ngo rero ikintu nanone nisabira abantu, umuntu nyine wabona ubushobozi bw'uburyo nakibonera ka déplacement rwose yamfasha. Yagufashije. Nose hano hanze nyine nawe natubwiye ko abantu bagufasha, bakunda ibikorwa byanyu, filime zanyu bakazireba, ubona bipfira he kwanga amafaranga bure yo kuyanga mwihereze nk'ibyo bintu byo mukeneye bya buri munsi, byo kuvuga ngo ibikoresho, imodoka, inzu, ubona ari nk'iki kibura kuri iri soko rya sinema yo mu Rwanda? Cyane byinshi bibura. Urumva mu Rwanda ntago twari twihaza cyangwa se twaguka. Urumva nk'ubu ndakora video, sibyo? Nafunguye YouTube channel ndumva imaze imyaka 3. Muri iyo myaka 3 ejo bundi nibwo nabikuje. Sibyo? Imyaka 3. Ibaze kuko ari imyaka 3 ushyiraho video. Noneho mbere nakoreshaga amafaranga menshi uko nari mfite n'imbaraga zo kubikora. Sibyo? Nashyizeho nibura amafaranga make nashyize kuri channel yanjye nka 2 miliyoni. 2 miliyoni ejo bundi. Oya 2 miliyoni ejo bundi ndangije mbikuza angahe se? 150. Urumva biragoranye. Investment ikomeye cyane. Uri guhomba. Abantu babona wowe wikoreye agacano kawe bakazana Banga ngo umuntu yarakize n'iki. Kandi nago bazaho babiva. Niyo mpamvu mbabwira abanyarwanda muri rusange, umuntu wese ubasha kumva ururimi mvuga rw'ikinyarwanda, basi wima ibindi bintu bya daje, impano ya subscribe. Ugende ujye kuri Fisi TV ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo uzajye ubona notification, kuko nukora ya subscribe na kazogera wakozeho ntacyo bizamarira, kuko nukubona nyine subscribe ari nyinshi ariko ikintu nashyizeho utakirebye. Kuko nureba video ugakora no kuri ya subscribe no kuri kakazogera, aho ngaho uzaba umusanzu ukomeye. Urumva mubaye rero 100, 200, 300, niko nanjye kiraho za video, kubera ko nagize n'amahirwe nkabona ya kamera, ngashyiraho za video nanjye nkabona umusaruro. Ko nkanjye reba ukuntu ngana, nese urabona ari ikindi nakora. Nta kindi cyo wakora, ntago wakora akazi gasanzwe. No kuvuga ngo maze imyaka 20 hafi 4 muri ibi bintu byo gukina filime. Utangiye cyane. Ariko ni bya bindi umuntu avuga ngo abifite ku mutima. Ugiye kuvuga ngo kashi nukuri ko Imana wahita ubivamo n'icyumweru kimwe. Ariyo mpamvu hari abantu benshi baza bakabizamo
akabimaramo iminsi mikeya akabona nta kintu kirimo agahita bivamo twebwe rero turabikunda iyo ndi gukora biriya bintu ndi gukina filimi cyangwa bantumiye n'ahandi hantu hari hose ndi gukina filimi mba numva roho yanjye yishimye kuko ni ibintu byanjye nyine nkunda ibintu by'ukunda ndagira ngo nkushimire nyine kuba waduhaye n'uyu mwanya ukaza kuri Five Guys ni ibintu byiza cyane kandi natwe turagukunda cyane mbonera no gushishikariza abantu mujye mukora subscribe muhereza abantu nicyo cyonyine cyo wahereza umuntu subscribe ukamuhereza like ukamuhereza comment ubwo ugiye ukakora Fisi ukamukorera ibyo bintu byose niko agenda azamura audience nawe akabona amafaranga nyine akabahereza ibintu byiza cyane hari ikintu cyo wowe wakwisabira abakunzi bawe icyo nasaba abakunzi banjye ni ibintu bigera muri bitatu icya mbere bajye kuri YouTube channel yanjye ya Fisi TV bakore subscribe bakore kukazogera bazajye babona notification nudakora kukazogera subscribe yihorere pe nimba ko kunkunda ukaba wumva wifuza kumfasha ukaba wumva nta kindi kintu wamfasha usibye kunkora ya subscribe ukore subscribe ugore no kukazogera kuri Fisi TV hanyuma ikindi nabisabira ni ukujya kuri Instagram yanjye yitwa Fisi TV bakamfollowing hanyuma TikTok nayo bakajyaho nayo ni Fisi TV bakamfollowing hanyuma nimero yanjye ni 0788991179 iyo nimero iba muri mobile money ushaka kumfasha hanyuma iyo nimero ni nayo iba kuri WhatsApp ni nayo mvuganiraho n'abantu ubwo mbese unyeneye wamvugisha kuri iyo nimero hanyuma Imana ibamera umugisha kandi munanababwira ngo bajye basenga basi fata iminota 5 usenge ku munsi basi rimwe Imana upfukame uyibwire ibyawe izajya ibyumva wenda gakeya ibyo ngibyo nta kibazo abakunzi bacu mwakoze cyane kuri Five Guys turi kumwe namwe cyane kandi mukore subscribe umuntu atubwiye n'ibyo dukora nabi cyangwa neza murakoze ibihe byanyu bigende neza.